munsi tugiye kugaruka muri Afrika y'Uburasirazuba, turebe ubundi Afrika y'Uburasirazuba ubundi na ahantu hameze gute by'ubukungu cyangwa se na geopolitique ihuza Afrika n'ibihugu birimo Aziya, ndetse iyo tuvuze Aziya turavuga China, tuvuge Ubuhinde, tuvuge Qatar, tuvuge bira bihugu byose byo muri Aziya, ndetse tuza kureba dusange ari naho hahurirwaho na Amerika, dusange Afrika y'Uburasirazuba uyu munsi wa none iri muri regio cyangwa se uri mu hantu hakenewe kurwanirwa no kwitaho. Gusa icyo nibaza ni kimwe, abanyafrika niba babasha kubibona uyu munsi ngo babashe kubibyaza umusaruro. Ubundi Afrika muri iyi minsi ishobora kwiyubaka yo ibishatse ikoresheje imbaraga cyangwa se puissance ziri guhanganira kuyobora isi cyangwa se gushyiraho umurongo mushya w'isi, kubera ko umurongo mushya w'isi uri kubaka uyu munsi ntushobora gukunda mu gihe Afrika idahari. Either Afrika ishobora kuba guhinduka igitambo igahinduka ikibuga cy'imirwano, cyangwa se yafungura amaso ikabibyaramo inyungu, igakoresha negotiation kugira ngo abantu babashe kwigiraho access. Reka turebere hamwe, ese ubundi wari uzi ko ibihugu byibura nk'uyu munsi wa none Kenya, Tanzania, Uganda bifite uruhare cyangwa se bishobora kugena hazaza huzatsinda irushanwa rikomeye hagati ya China, Amerika, India byo cyangwa se n'ibindi bihugu byo mu Barabu, cyangwa se bino bihugu byose biri kurwanira kuyobora isi. Iyo abantu bavuga Indo-Pacific murayizi, ni ukuvuga ngo na hantu ni ukuvuga ngo Ocean Pacifique cyangwa se Pacifique ihurira na Ocean India. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kureba dusangaho iriya nyanja yo mu majyepfo y'Abahinde, tugasangamo buriya tuvuge nka Taiwan ipositioninze neza muri Indo-Pacifique, buriya za Vietnam, biriya bihugu byose ndetse na za Australia. Iyo tuvuze ngo Indo-Pacifique dusangamo abantu bari muri iyo areas. Ariko ikintu gikomeye tutari tuzi cyangwa se abanyafrika batajya bagenzura, simbizi wenda kubera ko ntari ku murongo cyangwa se ku ruhembe rw'umuntu ugomba kumenya ibyo bintu. Ikintu gikomeye cyubakirwa kure cyane ya Afrika y'Iburasirazuba, ariko noneho kikaba kigamije Afrika y'Iburasirazuba. Uyu munsi tugiye kureba impamvu East Africa iri guhinduka frontline cyangwa se ahantu h'ingenzi abantu bagomba kurwanira, cyangwa se wenda mu bintu reka tuvuge ngo frontline mu bintu bya geopolitique. Urabizi ko mu minsi ishize Perezida w'Ubufaransa yaje muri Kenya, aje mu bintu bya business. Uyu mu minsi yashize Minisitiri w'Intebe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yarari mu Buhinde. Ushobora kwibaza ni iki kiri kugenza ibyo bihugu muri Afrika y'Iburasirazuba. Niba ukunda geopolitique n'ubukungu, uvuga ngo ubusesenguzi bujyanye na geopolitique n'ubukungu, baho hasi ukanditse subscribe kandi twinjirane muri iyi nkuru kugira ngo na ubashe kwiyumva neza, maze utange ibitekerezo bitewe nuko wayumvise. Ubundi twibaze Indo-Pacific ni iki? Mu myaka yashije Indo-Pacific byabaye ijambo ry'ingenzi muri politike y'isi, risobanura umwanya uhuza inyanja y'Abahinde ndetse na Pacific. Abasesenguzi benshi bagiye bavuga kuri ibi bintu ko ariho China na Amerika birwanira ubuyobozi bw'isi. Ni ukuvuga ngo muri Indo-Pacific niho umuntu ufite akaboko kariya hantu niwe ufite ubuyobozi bw'isi, cyangwa se uriho uzashyiraho order y'isi y'ejo hazaza. Ariko ikibazo nibaza ni iki ngiki, ubundi Indo-Pacific ugendeye ku buryo geographic Indo-Pacific ubona iherereye hehe? Icyo ni ikibazo reka nguhe igisubizo gitangaje. Nuko Indo-Pacific iyo ugiye kureba neza irangirira muri Afrika y'Uburasirazuba, akarere gafite ibitungo cyangwa se ibintu bikomeye cyane. Reka turebe nk'ibyambo bine by'ingenzi: icyambu cya Djibouti, icyambu cya Mombasa, Dar es Salaam na Berbera. Ibyo byambu ni ibyambu by'ingenzi cyane bikora kuri Ocean India.
kandi ibyo byambu ni inzira y'ibicuruzwa biva muri Afurika bijya muri Aziya, cyangwa se ibintu bishobora kuva muri Aziya bijya muri Afurika. Imodoka z'amashanyarazi za AI cyangwa se ibyo twita data centers n'amasorazi byose bikoresha ibikoresho bishobora guturuka muri Afurika, aho ngaho dushobora kubonamo nka za cobalt, copper, graphite na rare earth. Ibyo byose ni ibintu cyangwa se ni raw materials ziboneka muri aka karere kacu. Byinshi muri ibyo biboneka ushobora kubisanga muri DRC ubona ibiberaho buri munsi. Zambia n'akarere tuvuga ngo ni Great Lakes. Muri Great Lakes uribuka ko harimo u Rwanda, u Burundi, harimo ibihugu bitandukanye. Afurika y'Iburasirazuba ni ikiraro hagati ya Afurika, India na Gulf ndetse na South East Asia. Ubwo nuvuga ngo China yo yabimenye kare, yo yakoze kwihuta cyane muri aya marushanwa y'umuntu uzayobora isi. Ariyo mpamvu buri kintu cyose kibaye tuvuga ko China yiteguye gufata puissance yo gushyiraho odashyashya z'isi. Nuvuga ngo muri ubwo ibyo bintu iryo rushanwa ariko cyangwa se yabiteguye gute? Yabikoze yubaka icyo twita ibikorwa remezo bitandukanye, wenda nka Standard Gauge Railway ya Kenya, umuhanda wa gari ya moshi uhuza Addis Ababa na Egypt, amashanyarazi ya Karuma muri Uganda. Ni ukuvuga ngo Abashinwa bo babimenye kare, bagenda bashyira projet zabo zikomeye muri Afurika, ndetse n'imishinga y'ibyambu muri Bagamoyo na Lamu. Intego ya China ni uguhuza amabuye y'agaciro ya Afurika n'inganda zayo. Okay, ibyo ngibyo urabyumva neza. Ubu ngubu tugiye kuvuga inganda, tuvuga ko China ariyo hub ya industry cyangwa se ya production. Noneho tukareba ngo United Arab Emirates ikoresha cyane yo kugira ngo yumve ibone kujya kuri Afurika, ikoresha icyo twita Dubai Ports World cyangwa se icyo twita mu magambo ahinnye DP World, kugira ngo igenzure ibyambo byinshi muri Afurika. Noneho Qatar yo urabizi ko yagiye urabizi ko igenda ishora ahantu mu ndege, mu buhinzi, ibikorwa remezo bimwe na bimwe, ariko cyane cyane ubona ko iri mu buhinzi kurusha ibindi bintu byose. Naho iyo tugiye kureba Ubuhinde buri cyane abaturage bafite inkomoko muri Aziya bose, ni ukuvuga ngo akenshi usanga ari mu Bahinde. Ubuvuzi, uburezi, telecom n'ubuhinzi usangamo imishinga y'Abahinde myinshi. Reka turebe muri 2023 cyangwa se 2023, ni ukuvuga ngo Ite Ndarazi yafunguye kampasi yayo ya mbere mu Buhinde y'Ubuhinde muri Zanzibar. Ni ukuvuga ngo abasesenguzi benshi bavuga ko Tanzania ariyo cyangwa se iri gukina umukino mwiza. Urazi ko Tanzania ntabwo igifata uruhande, ikina umukino mwiza gute? Ni ukuvuga ngo ihuza impande zose, yo ntabwo igifata uruhande. Ubucuruzi bukomeye China na India, abashoramari n'abaterankunga UK na US, ubufatanye bushya ndetse na Russia utayisize inyuma. Mu yandi magambo, Tanzania ntabwo iri ku ruhande rumwe gusa, irimo gukoresha irushanwa ry'ibihugu bikomeye kugira ngo yubake ibikorwa remezo n'ubukungu byayo kugira ngo bo babashe kubyaza umusaruro. Kuvuga ngo Tanzania ishobora kuba ibona iramaze kubona bino bintu, nuvuga ngo hari umuntu ushaka kwipositioninga ngo ashyireho ubuyobozi bw'isi bushyashya. Igisubizo gishoboka gutangaza benshi nuko birashoboka ko nta muntu n'umwe uzatsinda wenyine, tukagira hakabaho kugira ngo habeho sharing. Afurika y'Iburasirazuba iri kubaka iri ku kibuga cy'inyungu zihuriweho, aho ibihugu bikomeye bishaka isoko, amabuye y'agaciro, ibyambu, inzira z'ubucuruzi, ubufatanye bwa gisirikare. Kuvuga ngo bakagenda bakora ibintu, bashyiramo ibintu byinshi bijyanye n'igisirikare cyangwa se mbese ibindi bintu byose bibafitiye inyungu. Mu myaka 20 iri imbere, ni ukuvuga ngo umuntu uzaba warasobanukiwe neza inyungu za Afurika y'Iburasirazuba ashobora kuzaba ari we uzaba ugena cyangwa se ushyiraho cyangwa se
ugena imitegekere y'isi y'ahazaza. Ariko ikibazo ndi kwibaza uyu munsi natangiye nanibaza, ese Afrika cyangwa se East African Community cyangwa se East Africa, tuvuge Afrika y'Uburasirazuba muri rusange, izaba ikibuga cy'iterambere cyangwa se izaba ikibuga cy'intambara y'ibihugu bikomeye? No hantu hari ikibazo honyine. Ni ukuvuga ngo jya muri comment nawe uduhe igitekerezo cyawe. Nuba wakunze kandi ubusesenguzi bwacu cyangwa se uko turi kuvuga ibintu, ukora like, share na subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu bikurikira. Ciao ciao, hasta la vista, turabakunda cyane.